Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Muri video ya mbere twabonye ko Yohana yanditse iki gitabo kugira ngo agaragaze ko Yesu ari we Mesiya, umwana w'Imana, jambo w'Imana mu ishusho ya muntu, akaba ari nawe bubeho bw'ubwiza wazanywe no guhishura icyo Imana iri cyo mu by'ukuri. Hanyuma twasuzumye uburyo Yohana yateguye icya kabiri kibanza cy'iki gitabo kugira ngo agaragaze ibi byavuzwe. Yesu yakoze ibitangaza kandi anivugaho amagambo akomeye ko ari we amateka yose ya Isiraheli aganishaho. Ibyo byose bizamura impaka n'abakuru b'Abayuda barwanya Yesu kubera ayo magambo yose. Maze birangira Yesu atanze ubugingo bwe kubw'inshuti ye Lazaro. Kubwo kujya bugufi bwa Yerusalemu kumuzura mu bapfuye, Yesu yararwikatiye. Nuko ubwo umugambi wo kwica Yesu wari umaze gutangizwa, nibyo bitwinjiza mu cya kabiri cya nyuma cy'iki gitabo. Igice kibanza kibanda gusa ku ijoro rya nyuma n'amagambo ya nyuma Yesu yabwiye abigishwa be ubwo yageragezaga kubategura kubw'urupfu yari agiye gupfa. Yesu akora igikorwa gitangaje aho basangiraga nijoro. Yiyemeza gukora nk'umugaragu usanzwe kubwo gupfukama ngo yoze ibirenge byabo byanduye, ikintu mu muco wabo umwigisha atagombaga gukorera abigishwa be. Maze Yesu avuga ko ari ikimenyetso cy'intego y'ubuzima bwe bwose kugira ngo yerekane kamere nyayo y'Imana nk'inyarukundo yitanga, kandi n'ikimenyetso cyerekana icyo Yesu yenda gukora ahindutse umugaragu no gutanga ubugingo bwe kugira ngo apfire ibyaha by'abari mu isi. Ubwo rero iki gikorwa cyaganishaga ku itegeko rikomeye yahaye abigishwa be ko bagomba kumukurikiza bakundana nk'uko yabakunze. Ibikorwa byo gukunda kugira ubuntu bigomba kuba ikirango cy'abakurikira Yesu. Iki nicyo kizereka ab'isi uwo Yesu ari we ndetse n'icy'Imana iri cyo. Nuko uhereye aha Yesu avuga ijambo rirambuye yatinzeho risozwa n'isengesho, kandi uzasanga icyo yavugaga cyose gihuzwa n'insanganyamatsiko nk'izisubiramo. Yesu akomeza avuga ko agiye kugenda, ibyo bigatera abigishwa be kubabara. Ariko Yesu akavuga ko ari byo byiza kubera ko bizatuma yohereza Umwuka Wera uzwi nk'umuvugizi. Nk'umuntu, Yesu ashobora gusa kuba ahantu hamwe mu gihe, ariko Umwuka Wera ashobora kubera Yesu ububeho bwite bw'Imana ahantu hose igihe cyose. Yesu akanavuga ko Umwuka Wera uzakora ibintu bitandukanye. Wibuke ku bwa Yohana we, ubumana bwihariye bw'Imana imwe bugizwe n'iryo sano ry'urukundo rihuza Data n'Umwana. Yesu akavuga ko Umwuka Wera ari we ubwo bubeho bwite buza kubana n'abantu bayo, maze bukabazana mu rukundo ruri hagati ya Data n'Umwana. Kubera iyo mpamvu Yesu akavuga ko abigishwa bari bo baguma cyangwa bakomeza muri urwo rukundo rw'Imana kuko amashami afashe ku giti cy'umuzabibu. Aha arasobanura uburyo urukundo rw'Imana rushobora gukwira mu buzima bw'umuntu rukamukiza, rukamuhindura akaba mushya. Hari n'ibindi. Umwuka Wera azaha imbaraga abakurikira Yesu kugira ngo bakomeze ubutumwa bwe mu isi, kugira ngo mbere na mbere basohoze itegeko rikomeye, gukunda abandi binyuze mu bikorwa bidasanzwe babakorera. Ariko nanone Yesu niko avuga, ubutumwa ni uguhamya ukuri, kwerekana no kuvuga ububi bw'inzira z'ibyaha byo kwikunda tw'abantu tugirirana, no kwatura ko muri Yesu Imana yacunguye abari mu isi binyuze muri we kubera ko ibakunda. Yafunguye uburyo bushya bwo gusubirana ubumuntu. Bityo Yesu asoza hano ko hazabaho kurwanya, kuko abakuru b'Abayuda bamurwanyije ni nako abamukurikira bazatotezwa. Ariko ababwira kudatinya kubera ko yamaze kunesha cyangwa guhabwa intsinzi ku by'isi. None se intsinzi Yesu avuga aha bivuze iki? Ntabwo avuga. Ariko bitwerekeza ku gice cya nyuma cy'iki gitabo, aho Yohana atwereka uko intsinzi isa mu buryo bwa Yesu. Abakuru b'Abayuda bohereza abasirikare aho Yesu ari n'abigishwa be ngo bamufate. Maze abasirikare babajije ngo Yesu ninde? Aravuga ati ni njye. Maze basubira inyuma baragwa. Mva rero ibi ni umwihariko wa Yohana. Aya magambo niyo asoza urwunge rugira kabiri rurimo karindwi aho Yesu hose yakoresheje iryo jambo. Kandi byose byerekana amwe mu magambo y'ingenzi Yohana yavuze kuri Yesu. Amagambo ni njye, cyangwa mu Kigiriki ego eimi, ni igisobanuro mu Kigiriki cy'izina bwite ry'Imana ry'isezerano mu Giheburayo Mose yahishuriwe mu Kuva igice cya 3. Yanasubiwemo inshuro nyinshi no muri Yesaya. Yohana rero yagiye ashyira ibihe birindwi ahantu yitondeye mu nkuru y'aho Yesu avuga ati ni njye, bigakurikirwa n'amagambo atangaje. Ndi umutsima w'ubugingo, ndi umucyo w'isi, irembo ry'intama, umwungeri mwiza, kuzuka, inzira, ukuri n'ubugingo, umuzabibu w'ukuri. Yohana nanone yateguye izindi nkuru ndwi zifitemo ibihe by'ingenzi aho Yesu avuga byonyine ati ni njye, asubiramo iri zina ry'ubumana. Nuko iki cyo gufatwa kwa Yesu cyaje kuba agahigo gatangaje hejuru ya byose, kubera ko Yesu ahishura izina rye ry'ubumana n'imbaraga n'intsinzi ubwo nyine mu gihe yatanze ubugingo bwe. Nyuma y'ibi Yesu ashyirwa mu rukiko kubera amagambo ye yo kwita umwana w'Imana n'umwami wa Isiraheli, bwa mbere imbere y'umutambyi mukuru, noneho n'imbere y'umutegetsi w'Abaroma Pilato, ugomba gufatana uburemere umuntu wese ushinjwa kwita umwami wa Isiraheli. Nuko Yesu abwira Pilato ati ubwami bwanjye si ubw'iy'isi.
bivuze ngo ni umwami kandi ko ubwami bwe bubereyeho iyi si, ariko ko imigenzereze yabwo itandukanye cyane kandi n'imisobanurire mishya, imbaraga ndetse n'ubuhangange byabwo bidafite inkomoko muri iyi si, ahubwo bigengwa na kamere y'Imana Yesu yahishuye binyuze mu bwami bwe bwubitse isi bugaragazwa n'umusaraba. Ni ahantu umwami nyakuri w'isi atsinda icyaha n'ikibaruka aretse kikamutsinda, maze Yesu anesha isi binyuze mu gikorwa cy'urukundo rwitanga. Nyuma y'ibyo umubiri wa Yesu ushyirwa mu mva yashyirweho ikimenyetso. Nuko ku munsi wa mbere w'isabato, Mariya na nyuma ye abandi bigishwa batunguwe no gusanga imva yirangaye kandi irimo ubusa. Maze Mariya atungurwa n'uko Yesu yamwiyeretse ari muzima, yazutse mu bapfuye. Aha rero kuzuka kwa Yesu guhura naho karindwi kisubiramo mu butumwa bwiza bwa Yohana. Usubiye inyuma mu birori by'ubukwe bw'i Kana, ubwo Yesu yahinduraga amazi akaba vino, Yohana atubwira ko icyo cyari ikimenyetso cya mbere Yesu yerekanye. Atwereka n'icya kabiri nanone, gukira k'umuhungu wari urwaye mu gice cya 4. Ariko nyuma yaha Yohana arakureka ugakomeza ukibarira. Kandi niba barabitahuye, babonye ko ikimenyetso cya 6 cyari ukuzura Lazaro amukuye mu mva, icyo Yesu yakoze azi ko bizamwicisha. Kandi kw'icyo hamwe n'ibindi bimenyetso byose biganisha ku cya 7 ari nacyo gikomeye gisoza inkuru, kuzuka mu bapfuye kwa Yesu ubwe. Byerekana ukuri kw'amagambo ya Yesu ko ari umwana w'Imana, umukuru w'ubugingo bwose, urukundo rwe rwanesheje urupfu bwarwo. Nyuma y'imvira mu busa, Yesu aza guhura n'abigishwa bose maze abohereza mu butumwa abanje kubaha umwuka wera nk'uko yamubasezeranyije, kugira ngo umurimo yatumwe na Data ukomereze muri bo. Hanyuma igitabo kirangiriza ku ijambo ry'umusozo risesengura uko ubutumwa bw'abigishwa ba Yesu bwakomereje mu isi. Bamwe mu bigishwa bari kuroba ariko bari babuze icyo bafata, maze Yesu ababonekera ari ku nkombe y'inyanja. Nyamara ntibamumenya, maze ababwira kujugunya urushundura rwabo ku rundi ruhande rw'ubwato. Maze bamwumviye icyo ababwiye, bafata umubare munini w'amafi kandi ubwo nibwo bamenye ko ari Yesu. Aha Yohana ari gutanga ishusho y'umwigishwa wa Yesu. Abamukurikiye bazagira umumaro mu isi igihe icyo bazibandaho kitazaba ari umurimo wabo ubwawo, ahubwo bumva ijwi rya Yesu bakamwumvira igihe avuze. Ubwo nibwo mu by'ukuri bazamubona akora mu buzima bwabo. Nyuma y'ibyo Yesu avugana na Petero maze amutuma nk'umuyobozi wihariye mu bikorwa by'abitiriwe Yesu, byerekana ko nawe ubwe umunsi umwe azatanga ubugingo bwe. Ariko binyuranye na Petero, ibihe bya nyuma by'inkuru byibanda ku mwanditsi w'ubu butumwa bwiza, umwigishwa Yesu yakundaga. Kandi bitandukanye na Petero, umurimo we ntabwo wari uwo kuyobora ibikorwa by'abitiriwe Yesu, ahubwo wari uwo kumara igihe kirekire cy'ubuzima bwe ahamya Yesu kugira ngo n'abandi bamwizere. Kandi mu by'ukuri ibyo nibyo akoze ubu kubwo kwandika iyi nkuru itangaje ivuga Yesu Mesiya, umwana w'Imana. Ibyo nibyo biri mu butumwa bwiza bwa Yohana.